usibye kubafata turaza kujya tubarasa ku manywa y'ihangu rwose. Yes. Leta y'u Rwanda yatwishe yatumara nabonye ukizana muri abagome abatutsi n'abagume Simwe muturashe niwe utoshe uzinyaka kadaba kanyo Zanu saswan unyaka kadaba na oherejesha Zanu saswan oherezan Wamasahara zenguruka matachika gatera Yesawe nkaburuko nkugenda dore tunsanganye cyo cyakire Yewe nkumva ndagukunda Itawe yewe itawe yewe tawanja Nari mvuze kugira ngo Gitifu mfata amaguru w'umurenge akubite mu birenge byanjye n'inkweto zanjye yazijugunye andeba uko ndi anyitegereza ndeba agatinyuka akamfata amaguru akayatende kwese tubonye aho tujya kuba indaya byaba ari byiza aho tujya kuba izo ndaya kuko none so nta mirima ngira ngo mpingemo nzaza hano mu isoko n'utwo ndangwe batumene n'igishoro nakigujije bigende bite zabaho najyaga hariya nimba ndava kuri uno muhanda nahacururizaga abana bakanje bakarya ninjya mu mwuga w'uburaya ndabyara abandi abari ingaruka ziri kuza nazo ntashoboye kurera ahubwo cyadusubije inyuma nta muntu uri gutera imbere dore nk'ubu ngubu kuva mu gitondo naranguye inanasi z'ibihumbi 20 sena nagurisha n'inote y'igihumbi urukumva ko ari ikibazo nuko n'isura mbi iyo turi mu modoka twigira mu tundi turere twacu tukabona ibyo abantu bari gukorerwa ku muhanda uriye muri areta imodoka ihagarara umwanya ukabona ikintu kiri gukorerwaho uba ubona nyine bibongamye birabongamye uwakagukijije ni ukwica abana banje ngewe rwose ubu ngubu ndi kubura ikintu mbahereza mu by'ukuri nagiye gufata amadeni ndi kubona igishoro nakimaze nuba amafaranga ndi gukoresha nayo natse mu itsinda kandi muravuga ko abantu b'abadamu twiteza imbere none se tuziteza imbere tudakora akarere karabizi twize no kukandikira umurenge inama yabaye hano hejuru y'ubuyobozi bw'akarere n'imirenge barabimanura umunsi umwe byamanutse umunsi umwe cyangwa ibiri birongera bisubirayo bafata n'ibisima n'ubu barabifite niyo mpamvu binabereye aho ibintu barangira bisubiza hari haruguru biratuyobera niyo mpamvu ubona abantu bazi babona ibihombo bafite ugasanga basaze mu muhanda hose barirutse abo bana banyu muzabahambe ni bapfe babahambe ngo ni bapfe babahambe ngo dusenye ngo niba tutabikuyeho n'ubu n'aka kanya bari bazanye uzamani power turavuga ati none sasa kugira ngo mutwangirize n'utwo tuntu twacu turimo n'udusafura n'udusana duti twose reka tudukuremo n'ibihari byangushe tubikuremo twigendere ariko mutwekano turi buze barimo kwimuka nyine nta kintu turimo dufashwa ariko twemura nyine bakatubwira ati mugende umufite ubushobozi nashakisha yajya kujya oya nta cyerekezo dufite turi kwerekezamo buri wese ari kugenda ubonye ahakodesha agakodesha nuko bimeze Marishi ujumweto nabo bafatanye u Rwanda niwe wabimariye azabamara Kagame abamarishi ujumweto nabo bafatanye u Rwanda niwe wabimariye nitumwe yafatani asa n'uwavuye mu kuzimu yatumwe ku banyarwanda ngo yangirize u Rwanda azabamara Kagame abamarishi ujumweto nabo bafatanye u Rwanda niwe wabimariye
icyo twababwira ni uko bagomba kwibuka kuba intore ishaka ibisubizo, bagomba byanze bikunze gushaka ibisubizo. Hari igihe umuntu aba afite na famiye zishobora kuba zamufasha zikaba zimucumbikiye, ariko hari n'igihe biba bishoboka yuko imibereho ya bamwe mu baturage abo twasanze ku muhanda mu murenge wa Kivumu muri aka karere, harimo abasaza n'abakecuru bavuga ko ubuzima bubagoye, yemwe ntutungurwa no gusanga bamwe batazi igihe bavukiye cyangwa se batanazi imyaka bafite. Amazina yanjye nitwa Semo Serebungu. Imyaka ingahe? Mfite imyaka 6. ku bwa Kagame nari mpari. Aha niho bahita bagutakira bakubwira ko ubuzima butaboroheye muri iyi minsi. Bamwe mu bafite intege ariko nabona ko atari nyinshi bavuga ko ngo bari no muri VUP none ngo bakaba baranabakuyemo. Ndashonje ndaranyishe mata mu ngwaneho ndakimishye. Myaka 70. Witwa nde? Nitwa Mbirinde. Ngenda buraraga nje ko kujye muri cyo kurya nyewe. Ngenda buraraga kuko muri cyo kurya. Uraburara? Ubu se waburaye? Ntaburaye nyine. Urya iki se wari? Nakajumba kangwa ngutinga mu soko. Ese ngirute. Ngirute. Nasi kwiba bamvunge. Nambo muri BUP bambanyemo. Ku ruhande rw'aba baturage usanga bo bifuza ko abayobozi bakuru ngo bakagombye kubafasha kubona ikibatunga kuko ngo basanga imibereho yabo itameze neza. Ndifuza nuko ngo muke cyo mugeraho mukatureba nyine mukatuheza cyo muri wahayisha. Kubakuru nuko bakakibodo. Na Kagame ndi wangize neza ridata. Nukurya ndashaka kurya ndeka. Uyu musaza we wavuze ko anafite imyaka 6 y'amavuko ariko urebye kugihagarara afite hafi imyaka 90, wakubwira ko ngo ashobora kurya 2 mu cyumweru gusa kandi ngo iyo ariye ngo akarya umushogoro wonyine nawo ngo abona bigoye. Kuri ibi bibazo byose bamwe n'abavanywe muri VUP ku murongo wa telefone twavuganye n'umuyobozi w'akarere ka Rutsiro Madame Ayinkamire Emerance, maze dutangariza ko bamwe mu baturage ngo bigiza nkana kuko ngo iyo babonye abanyamakuru ngo bumva babavugira byose. Iyo babonye abanyamakuru hari abexagera kuba kuze gutyo ariko afite imitungo, nabyo birasaba ngo tumenye ngo ninde dukurikirane. Iyo dusanze n'ubundi afite icyo kibazo koko bigaragara ko yarenganye turamufasha. Hari n'ubwo nyine babona abanyamakuru bakumva ko ari muri buhite mu bitangaza, ariko tureba ikibazo ku kindi iyo bakitugejejeho. Mu gihe aba baturage bavuga ibi, ubuyobozi bwo bukavuga ko ngo baba bagira ngo itangazamakuru bibafashemo kandi bamwe bafite imitungo, ariko ku baturage batandukanye twasanze muri aka gace baduhamirije ko aba bantu imibereho yabo imeze nabi cyane, nubwo ku rundi ruhande bamwe muri bo nanone abafite ingufu ngo usanga bitoroshye. Reba ko mfite imyaka 40 nkaba meze nk'umuntu ufite imyaka 100. Ni inzara inshajishije kubaho nabi. Iyo mwitegereza mu karere mureba ari iki kindi cyaba cyarangize gutya. Nta mwuka mfite muze nshuti yanjye mwakorera umutagatifu mukandika. Nta buzima nk'ubu ngewe ku giti cyanjye nasaba ibiryo. Sinyengere nyine hari na bagenzi banjye bafite ibibazo nk'ibyanjye. Buriya iyo abantu bariye ntabwo bamenya ko n'abandi bashonje. Duhora dupfa dutekereza umutwaye turimo n'ubuzima twashyizwemo tutarigeze tubwihamagarira. Hari ahantu uvuze ngo ahantu tujya tukavanga Imana, njye Imana arahongera ngubu nkumva ko n'Imana nta nibaho. Urebye umubabaro dufite nk'ubu, inzara mfite urabibona, mfite inzara mfite kumbwira ngo Imana ngo irahari, umwana w'umuntu mugenzi mwese mwavutse kimwe mwese muzapfa mukabisiga kuri iyi si. Imana nimba ihari cyangwa umuntu azi ko hari iyindi si tuzajyamo, ntabwo twagombye kuba twikubara iby'isi. Ubu butaka twese twavutse kuri iyi si tubusanga, twese dukora imirimo kuri iyi si kugira ngo tubashe gutunga imiryango yacu kubaho. Kubona umuntu azakavuga ngo ntabwo inzu yawe iberanye no gutura ahangaha cyangwa isura ngo ntabwo imenye gutura ahangaha, kandi abenshi bavukiye mu nzu z'ibyatsi, bari kurara mu mataje baravukiye mu byatsi, ntabwo bagombye kuba bari kongera gutya. Nibaca inkoni zamba bibuka ko natwe dukeneye kurya, dukeneye kubaho, ntabwo kindi kintu rwose dupfa nabo, ariko nibarebe kure bibuka ubuzima baba baranyuzemo, bibuka n'iminsi arigeze barya. Njyewe rero uko nsigaye meze kuba kuri iyi si n'abanyiriho, kuba wambwira ngo wanyica wahafunga wagira gute ntacyo bimbwiye. N'iwanjye nta nimbe bagifite mu nzu, burya imbere iba ahantu hari ibiryo. Nk'uwaje imodoka ikankubita naba nduhutse kubona ahari iwanjye mpatambuka,
kubona ubukode nari mfite amafaranga ninjizaga abana banjye biga abana banjye bakaba batari kwiga nkabona bari kurira bari kwicwa n'inzara bari kundeba gutya nkabura icyo nkora ndi umuntu w'umugabo wari ufite ubwenge buzima narabikozwe na bene bacu n'abavandimwe bacu aribo babidukoze ibi ngibi ntabwo twagombye kuba turi kuvugana aya magambo wibuke ko iyo ujya gusohoka mu gitondo umwana avuga ngo papa nkeneye amata cyangwa nkeneye umugati cyangwa ku ishuri bantu ikintu kintu natwe rero uko umwana babigusaba natwe niko abacu babidusaba tukabura igisubizo rimwe na rimwe ugatinya no gutaha ngo ujye mu rugo ukarafata umanuka ugenda umuhanda wose urasenze numva bingize ku mutima amarira araza kuri uwo muhungu ntabwo akwiye kugaragara muri video ngo impamvu ari iyihe ntabwo akwiye kugaragara muri video ni mubi gutyo Terike yaramubwiye ni mubi video karagiteri cyangwa mubi physically yaramubwiye ati atwanduriza video turakimenyeshwa ni mu cyaro oya ntabwo tujye kuri polisi gute mwana ufungiranye tujye kuri polisi gute mwaradufungiranye mwatwa amafaranga yose mutwara amatelefone yose turagera kuri polisi gute nta n'ijana mwadusigiye dutambuke ariko ntukajye wegera abajurnaliste mwaradufungiranye tetwa mukafata amafaranga yose mukafata amatelefone yose twari kubageraho gute nta kintu na kimwe mwadusigiye abajura gusa babeshya niba byo mufata nimufate famiye yanjye iraziriki icyo muziza turakizi twese nuko yamabaje famiye yanjye iraziriki famiye yanjye iraziriki ndakubaza mama araziriki aho tubi nimwe baraziriki mufate niba ngiye gushaka niko babaza ngo bereke bazi ko turi mu makosa se kandi ko nimwe muri abo tugende afitamo nacu tuzira muza tugende oya muza tutambuke cyane tara muduhe inzira ibyo si n'ikinamico bagenderaho gusa nta kindi nta kirego nyacyo kirimo twazize ubusa baratwibye byose maze ngo twitabe nta kintu tuzira abantu se murabona abantu food inflation iri muri Kigali iteye ubwoba kandi mu Rwanda hose ibiryo birahenze kiro kibirayi kigeze kuri 700 so umudepite yari yaravuga isigareti what are you talking about ariko mu mudepite wazamundage yitwa nde neko nireba impamvu ibiryo bihenze leta nive mu matabi turashakira ibiryo turebe ko twarya tukabaho